Yes, inshuti bakunzi ba Channel Denezevari TV muraho amahoro y'Imana nabane namwe nongeye kubasuza kandi mbifurije ishya n'ihirwe reka rero nkuko muri kubibona ntago turi buvuge byinshi muri studio dufiteyo umutumirwa reka atangira dusuhuza hanyuma noneho atugezeho ibishya yatuzaniye uyu munsi. Yes ashimwe amakuru uraho urakomeye. Uyu munsi rero watuzaniye udushya twishe cyane abakunzi ba Channel Denezevari TV barakurebye mu gihe cyahise ubutubwira ku ijambo y'Imana utubwira ukuntu wagiye ushimutwa hanyuma uyu munsi noneho utuzaniye akahe gashya. Uyu munsi nagashya gahari ahubwo ngiye kubaterera udukora two guhimbaza Imana tubiri dukeya utwo tubiri Imana ubwo ni ukuvuga ngo watuzaniye kuri za ndirimbo nk'uko twazigusabye utwo twonyine kubera ko umwanya ariko mu kiganiro cyawe kuki ukunda gufobya impano zawe Nego kuki ukunda gufobya impano zawe kandi nawe ukanifobya kandi uri umuntu mukuru imbere y'Imana. Imana izajya ibimbabarira. Okay, hanyuma sari icyo wibutsa abakunzi ba Channel Denezevari TV. Bibutsa cyakindi ariko nzajya mara nkikibibutsa ariko erega subscribe ntago zijya zirangira cyangwa se cyakindi bahore bakanda kukureba nibirangira bazajya bahora babikora. Okay, sawa rero karibu dusengere ubundi numara kudusengera uhita tugezaho ibyo bihimbano by'umwuka Yesu yagushyize mu bundi dusenge. Mana ndagushimiye uri Imana y'amahoro. Iyi channel ndacyakomeje kuyizaho nukuri nubishimirwe komeza ubaho umugisha abakunzi ba Channel Denezevari komeza ubaho umugisha komeze kubana natwe nyemereza aya makorasi akomeze kugera ku mitima yabo kandi nyiringa Imana komeze kutugirira neza kuri Imana y'amahoro komeza kudufasha muri byose amen amen. uracipinga bizakugora ubwo ni ibintu nyine ushobora kuba warakuye muri kakabari hahandi cyagiye yego oya nagari ibintu ngo nakuye hahandi kuko nabwo nakunze kujya mu kabari ahubwo byabaga nyine ari ibintu biraho utuntu tw'udukomedi tw'udusetsi uduserenge uduserenge n'uducise tuba ari uducutwa uduserenge tuba ari uduki njye nkunda gusobanuza. Okay, sawa nta kibazo karibu rero kutugezaho kado watuzaniye uyu munsi karibu na makorasi yo guhimbaza nta kibazo abiri tugiye gufatanya. Baba namunaganiwe Baba namunaganiwe Baba namunaganiwe oh namunaganiwe Mana nagushimirane Mana nagushimirane Mana nagushimirane oh nagushimirane Mana nagushimirane Mana nagushimirane Mana nagushimirane oh nagushimirane Yahweh gumama Yahweh gumama Yahweh gumama Yahweh gumama Yahweh gumama Yahweh gumama oh Yahweh gumama Yahweh gumama oh Yahweh gumama Yahweh gumama. Amen amen. Yego karibu komerezaho cyangwa zari zirangiye ushaka kandi none se sino iyo wageze imbere y'umunyempano bawumva ibimuvamo ushaka kandi none nindi shaka nagara kandi ushaka indi ese ubwo wahise uzifatanya nyine niba tugaguye ya mbere irarangiye none nawe rwose yajya uduha kuri izo mpano abanyarwanda banezerwe kuko uko nagize amatsiko ndabizi nako n'abandi bayagize.
ye karibu nta kibazo. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, Amen. zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Amen. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Dufite Imana itugenera Nicyo. uburinzi buhoraho, kuko buri wese yamugeneye umumarayika wo kumurinda. Amen. Imana yacu ni nyakubahwa, iteka ryose tumuzamuriye amaboko, tuvuga tuti warakoze. Amen. Imana yacu ni nyakubahwa, iteka ryose tumuzamuriye amaboko, tuvuga tuti warakoze. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Amen. Ariko mu rusengero muri korari waririmbaga ijwi rya kangahe? Niko waririmbaga ijwi rya kangahe? Ubwo aho banshyiraga najyagaho. Ubwo hose wabaga uhazi? Iyo banshyiraga kuri kabiri nagendaga. Okay, sawa rero urakoze dusengere. Ndabona ufite gahunda nyinshi cyane. Ngaho dusengere dusoze nta kibazo. Imana y'amahoro ihe umugisha abakunzi ba Denezevare. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Imana ibagure. Amen. Ihe umugisha ibyo mushoyemo amaboko byose. Amen. Imana ibuzuze mwuka wera muri bino bihe turimo. Amen. Nta mwuka wera muri bino bihe biragoranye. Imana ibahe mwuka wera. Ndabasengeye Imana ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Amen. Icyo muyikeneyeho cyose ikibahe mu izina rya Yesu. Rembo y'imigisha. Amen. Yafungure mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha mwinshi. Imana ibahe umugisha. Sawa sawa. Nakagaruka tuzongera.